fofo utabeshe koko ura ntabwo ndi kubyumva neza utabeshe koko wavuga ngo Brenda yavuze gute mwari muri kumwe nukuri kumara reka mubwire urumva twaragiye suzuko twagenda turi kumwe na Tayiga twaragiye tugera mu rugo turicara Tayiga rese nzana yagiye gato Brenda arambwira ati hari ahantu cyako tujyana nabwo ati se ahantu ushaka tujyana ni atewe tugende urahabona turagenda ubwo nibwo twagiye tugera ahantu hasa n'iki n'akabari arambwira ati wowe usigara hanze ngiye kwinjiramo none ngende ndi busohoke musanga aho hanze narategereje ndaheba ndamuhamagara kuri telefone iba kompoze ndongera iba kompoze ubwo rero mfata umwanzuro ndavuga ati rero nanjye ntabwo nakwinjiramo nazi ikintu cyamabaye ahubwo reka ngende ngiye kubimenyesha abo bireba nibwo nagiye kubamenyesha rero naho ubundi ntabwo nzi ikintu cyamubayeho pe ntabwo bisobanutse neza ntabwo numva neza ukuntu waba wari kumwe na Brenda akabura ukayoberwa ahantu arengeye wasohokanye nawe mwajyana ibintu ushaka ukuntu nabisobanukirwa neza ni ukuri kw'Imana pe nyizera nanjye ntabwo nzana yagiye pe ni ukuri kw'Imana ntabwo nakubesha so nakubesha subizi yuko nyamubwiza ukuri ntacyo Charles. Umva mugabo uwo mwana utwaye umenye ko imeruka igiye kukubaho wakinisha umuntu udakinika umwana ntwaye ariko ushobora kuba nta kanini ufite y'amasomo atarangira naguhaye mujinga bakubye se umusenzi arankubye wana umva nkubwire ngira ngo tudiringe nge nawe rekura muri umuna wanjye ubundi asubire ku masomo nze nge nawe tubiganireho imari yawe nzahwire nta kintu na kimwe ndiringa namwe kandi ikindi mushobora kuba mufite ikibazo cy'uko ntarabaha amasomo mazima ngo mbongereho nandi atarangira ndagira ngo nkumvishe ko muri umuna wawe ndamufite mwumve we foni wabantwaye wamwumvise neza zana uwo mwana muhereze imari yawe ngira ngo wamwumvise iri ni isomo rya mbere nimunkinishe nimba uzaho imari zanjye zizane basubize umwana wawe ntashobora kumva mu maboko mutampaye imari zanjye zana uwo mwana asubire ku ishuri imari yawe ahantu irinda hasi yes iri ni isomo rya mbere mbahaye kandi muramutse mutampaye imari zanjye ngo nzibone ndumva nta yandi mahitamo mfite abasore bangana nawe ubwo kwahere iri ni isomo ritangiye weho mereza location ahantu uri nzema gusange tudiringe iby'imari yawe urekure muri umuna wanjye ajye ku ishuri location yumve zamuka ku kabindi ndagira ngo ngere mu maso wamaze kubona inkuru nziza ungeza mu maso kandi ikindi uzana amakuru mazima atari ivumbi gira vuba ugire vuba cyane nibitinda nukerera amasomo aragumya kwiyongera kandi nutumya agumya kwiyongera kiraba igitaramo kitarangira gira vuba kandi mu minota mike cyane okay sawa
we mujinga ibyo ukoze urazabyicuza sha musake bajinga ngo nsobanurira imari zanjye imari yawe namaze kumenya ahantu iri nkeneye murumuna wanjye agasubira ku masomo nanjye nkaguha imari yawe bisobanure utari kunzanaho amatiku bisobanure imari yanjye iri imari yawe nakubwiye ko nzaho iri shaka murumuna wanjye nanjye nkaguhereza imari yawe ndagira ngo ubisobanure naje kuvugana nawe kugira ngo umpereze murumuna wanjye nanjye nkuhereze imari yawe ndagira ngo nkubwire ko ndagusomesha igitabo nutambwiza ukuri ibyo ndi kukubwira ntabwo uri kunyumva ndi kukubwira ngo nshaka murumuna wanjye nanjye nkaguhereza imari yawe utangiye kundaka kubita ku meza yanjye wowe uzi ko hari ikintu mubura sobanura ukuntu ushaka murumuna wawe ntarabona imari yanjye ibyo urabyumva ute wowe cyangwa ushaka kuburirwa irengero se umuntu uri gukanga ntabwo akangika icara vugana nanjye wicara tuza tuganire umereze murumuna wanjye nanjye muhereze imari yawe ugatinyuka ukambwira ngo nintuze ngewe nta mahitamo mfite yo kugucira bugufi imbere yawe nta na make nta na zeru n'ibice icyo nifuza ni ukubona imari zanjye tayari namwe mukabona umwana wanyu kandi ndagira ngo nkumenyeshe ko ntabwo njya nkunda umuntu usomesha igitabo kirenze amashuri nize uri kundeba neza ukampengereza ukamba nimutinda gufatisha iri somo mbahaye aba bajinga bagukikije ntibagushuke ntacyo bahindura ku mitekerereze yanjye cyangwa se amahitamo nzamubaha ruke kandi nta rindi jambo ryanjye wongera kumva si uyu mugabo ko mbona ashaka kunaniza nazi naho imari yiri gusa icyo nshaka ni murumuna wanjye ubu koko namenye ute ahantu Brenda yahishe imari z'uriya mugabo
turahuye rero sasa. Abantu urabazi Bazi hehe? mutwara gatenuka mu nzira twigende Wa mubyeyi we ufite famiye itajya yumva abana bawe nimba warabatuje kumbangamira mu kazi kanjye kuguka nawe ubona irindi somo unjira mu bundi buzima wumve ko kumbangamira none bigomba guhita bihagarara. Ntabyo uzi kugira ngo ufatishe iyi network yo kubabona gutya byangoye, niyo mpamvu unyemerere wigisomo neza uyu mwana ni uhagarariye network yo kumbabaza no kumpemukira. Tuzi umwana wawe arahari ariko kwe guhabwa ndi masomo ku buryo batazongera kumbangamira no kubangamira imari zanjye kandi ndazikeneye. None se umwana wanjye mumujyanye? Tuza kandi ndazikeneye. Njye umwana wanjye mumujyanye. Ariko simana kuko umwana wanjye bamutwaye. Ariko kanze mpamagare Fani ambwira ibyabaye. Ariko si Fani. Yego mami. Ubundi ni ibiki biri ko njye nayobewe ibyari byo. Nkuye n'ibigabo bintwariye umwana. Ese kira kigabo cy'ingofero ubundi mupanga iki? Baramutwaye. Ni gute komeje ambwira ngo abakobwa banjye ni ikihe kibazo mufitanye cyatuma ntwarira umwana? Urahagana hehe? Ndi hano ku muhanda hafi no mu rugo. Ihutu hansanga unsobanurire neza. Okay, sawa ndaje. Sawa. None se byagenze bite? None se nge ndabizi mbonye ibigabo bije bita bifata umwana birambwira ngo abakobwa bawe ibintu bakoze nge nanirwa no gusobanukirwa bita bifata umwana biramutwara. Ubwo nayoboye uko ndi bugenze. Uwo mugabo wakinishije famiye yanjye ubwo nuwahe? Murahuye mu nzira bahita bamufata baramujyana. Cyane rwose. Mana we kuno nkunda muri umuna wanjye ntabwo ibyo bintu byashoboka. Munshakira umwana pe kuko kuba hadahari sinabishobora. Uko byagenda kose batayiga bazi impamvu y'ibi bintu nubwo ngiye nabizi. Amaze mbaramagara babaze pe. We Tayiga Musafiri na Fabio muri kumwe? Turi kumwe. Ndabashaka mu rugo byihuse. Sawa turaje. None si ugenze ute kandi? Jarampamagaye itambaza niba twese turi kumwe mubwira yuko turi kumwe arambwa ko gute tumugireho ariko wowe mu mabuye bamagaye gutuma Fani yageze inahamani ni gumpamagaye. ubwo ni Fani. akazi ko kwamaguje katajya karangira. Nisikumva ni mugoroba karakazi mu gitondo karakazi burekeye nakazi. Ubusi ni iryo cupa twakiye gusoma ngo nitukiri mwe. Ukumva ko na Fani bamumenyesheje mani ukumva ibintu bitageze. Aya nta kundi tugende kabisa ariko ubwo akazi kazatugora kabisa. Twumva ibintu dushaka. Ya twakwitabye mabusha. Nshaka kumenya ikibazo kiri hano. Umurumuna wanjye bamujyanye. Ni ikihe kibazo kiri hano? Kandi ko mwebwe mutabiyoberwa. Urumuna wawe Maze igihe narena mu rugo. Kandi ikibazo kiriho kizwi na Brenda namwe. Nshaka kumenya impamvu umurumuna wanjye bamujyanye. Ubwo urumva ikibazo ahantu kiri none uriya mugabo ngo niryohe rwumije kutwirukansa. Ubwo ngo uriya mugabo yagumisha dushinja yuko ariko dufite imari ye. Byumvikane ko bura n'uwo mwana agomba kuba nanone ari wa mushimusa. Ibyo bishoboka bite ku buryo yaza kanwarira murumuna wanjye? Ahuriye he nabyo nibyo bintu? Imari ye ni bande bayifite?
nawe uri kutubaza ku kibazo c'imari buriya Brenda n'uriya mugabo nibo bafitanye ikibazo. icyo kibazo kijyanye n'imari se ibyo bigahura he na murumuna wanjye? Icyo yaba ari cyo cyose ntabwo yakagombye kuba akina na famiye yanjye. Ibibazo bye, imari ye na Brenda naho bihuriye na murumuna wanjye. Mume nimero ye. Ungerere ko umuntu mbona gutya ibintu byancanze. Ahantu narengeranye na Brenda turahageze ndamubona. Nyine urumva turahageze. Ndamubwira rero were kwinjira aho hantu ntabwo wawize umutekano wawe. Arambwira ati reka ninjire ngewe umutekano ndawizeye mugira ikibazo ndiyizeye unigerereze hanze ndasohoka ntabwo usanga dusubireyo. Nahagaze ndategereza nigeza Brenda kari buze ndaheba. Aho hantu ni he? Ubwa mbere nari mageze nanjye ntabwo mazi. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Mva mbabwire. Shaka ko mumenya igisubizo cy'ibi bibazo. Ntabwo murumuna wanjye yababuze ngo Brenda nawe ahita abura ku kanya. Gusa ubwo Brenda nawe yababuze. Ngo Brenda kinga baragumiza kuduha akazi katarangiye. None si fofo nawe ugeze umuhamagara. Namuhamagaye telefone ye bari. Bwa mbere yaciye mu gakwiba kompoze ntabwo nzi ukuntu byagenze. Nahagaze ndategereza ndaheba. Navuga ati reka nze mbibabwire. Umva ibyo bibazo mubireke. Njyewe ngiye kwinjira muri icyo kibazo. Fofo ugiye kujyana na mami mu rugo nanjye nabatayigara aho tugiye. Kwari ibintu ngiye kwitaho ngiye kubanza gukemura. ariko koko umbwije ukuri koko uriya urukumva ikibazo cya Brenda n'uriya mwana nta kintu biziho cyane kuri ntacyo nanjye bariya Brenda nubwo twabanaga ari mabuja wanjye nta bintu byinshi yajyaga ambwira kuri we yajyaga amisha ibintu byinshi ariko wowe nyine ni ugutegereza tugategereza uriya murumuna we wavuye hanze twumva ko hari icyo yabikoraho kuko we nibura azashyiramo imbaraga tumenya ahantu ntabwo mbizi pe ntabwo mbyizeye ko nta kintu wabuze ni ukuri ko Imana ntakikubwiye si umwana wawe si umukobwa wawe kumva bankoze nk'umunda abana babiri bose nyine ndi kubyumva nk'umubyeyi nyine bafitiye impungenge ariko ihangane fane abijyemo uzamenya ukuri kw'ibintu byose naho ubundi njye nawe ikintu muri zope ni ibibazo byumve ko mfite ikibazo ariko ntabwo nizera ko nta kintu wabuze ni ukuri ntacyo nzi ariko mwakundaga kugendana buri gihe igihe cyose mwabaga muri kumwe ni gute waba wayobewe ahantu yagiye ni gute utaba uza ahantu hari cyane ukuri kamubwire mabuja ntaho nzi pe ntaho nzi hano umukobwa wawe ari ntakubwiye nose ntabwo bisha ngo bimaririre wenda kadutegereze turebe ko yambereye mabuja mwiza nta kibazo cye nanjye ntabwo nzi ahantu bamujyanye yumve ko mbabaye rero ndi kubyumva nk'umubyeyi ariko no kwihangana tugategereza akantu kabijyamo kwihangana ndi kumva bikwanga ntabwo ndi buze kubishobora nta n'umwe ndi kubona none nasiko fana yatubwiye ko agiye kubijyamo kadutegereze nanjye ntabwo nzi ukuntu ntabijyamo kadutegereze tutategereza ibyo fana tubwira aricyo dukora